Mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana abanye namwe uyu munsi wa none. Ndasubiza mwese mudukurikirana kuko nuko bwije mudahwema kutwereka ko mudukurikira kuri channel yacu, channel yanyu yitwa Inshuti ya Bose TV. Nifuje rero kubasubiza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira, maze iminsi mbona abantu bapfa ubusa, ariho nkibaza icyo abantu bapfa nka kibura. Nifuje kubaza abantu ngo turafiki, abantu turafiki, abantu turafiki, abantu turi gufiki. Ibyo dupfa twabisanze ku isi. Ndahamya neza ko mu batubanjirije kuri iyi si nta muntu n'umwe wigeze ubijyana. Ndahamya neza ko mu batubanjirije kuri iyi si nta muntu n'umwe wigeze urya iby'isi ngo abirangize. Ugasanga abantu bapfuye amasambu, bapfuye imirima, kwibaza iyo mirima dupfa yari itunzwe n'abandi. Abo bandi barayisize baragenda, twebwe tubarusha iki? Kugira ubwo tugenda tuyipfa, kugira ubwo nakwifuza ko wapfa, kugira uko wakwifuza ko napfa. Turafiki, abantu turafiki kuri iyi si twasanze tuzanasiga. Abantu turafiki, turapfa ubusa. Salomo wabyanditse neza aravuga ngo byose ni ubusa gusa. Iby'isi ni ubusa gusa. Bamaze kubisobanukirwa, iby'isi ni ubusa. Ndibaza neza mu bantu batunze kuri iyi si nta urarusha Salomo ubutunzi, mwene Dawidi nta uramurusha ubutunzi. Ariko yarapfuye arabisiga, ubwami arabusiga, amatungo arayasiga, imirima arayisiga, ntacyo yajyanye mu by'ukuri. Mu batubanjirije bagize icyo babona, bakoze cyane bakagira ibyo babona kuri iyi si, nta wegeze atwara n'akantu na gato akavanye kuri iyi si. Bose bagiye babisiga kuri iyi si bigatungwa n'abandi. None twe turapfiki, kugira ubwo nakureba nkakwifuriza gupfa, ku buryo nakureba nkumva ko utabaho. Turapfiki amafaranga turapfa kubera iki? Mu bayashatse bose batunze byinshi kuri iyi si bapfuye, nta kintu na kimwe, nta mafaranga n'ijana bigeze babashyiraho. None nge nawe turapfiki kwisi twahise uko twayisanze. Wenda siko tuzayisiga, ko tuzayisiga mu etaje nta yari ariho, ariko ku butaka uko twayisanze niko tuzayisiga. Nta kintu na kimwe tuzayikuramo. Twaje twambaye ubusa, twaje imbokoboko, tuzasubirayo imbokoboko. Twaje imbokoboko, tuzayisubirayo imbokoboko. Mugenzi wawe arabona akazi ukumva ko atakabona, ukumva ko wamwica kugira ngo ukajyeho, ukumva ko wamugambanira kugira ngo ukajyeho ukora ako kazi. Turafiki. Uramugambanira, ejo nawe bazakugambanira. Uramwicisha, nawe ejo bazakwicisha. Icyo umwifuriza uzakibona. Iyo si niko isi tubayeho n'ubwo iteye. Urashaka ko ava ku kazi, nawe ejo bazakwirukana. Isi niko iteye. Ahubwo umunyamayeri, umunyabwenge asenga Imana, akabwira Imana ngo Mana mpa akazi. Kuko data niwe ugirema akazi, data niwe urema imikorere. Nta bugambanyi ushyizeho, nta shyari ushyizeho, nta ntambara ushyizeho, data kuremera akazi. Utakoze cyane, utihangayikishije cyane, utakoresheje imbaraga zishoboka n'izidashoboka, data kuremera imibereho. Yaravuze ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Yego, uragerageza gukora, Uwiteka nawe agashyiramo umugisha wayo. Data agashyiramo umugisha, niwe utanga. None murapfiki, abatuye kuri iyi si turi gupfiki, nge nawe turapfiki. Maze iminsi mbyibaza ikintu, nge nawe dupfa nka kibura. Ni iki dupfa? Nge nawe ni iki dupfa? Wowe n'umuturanyi wawe murapfiki. Imbibi nizo mupfa. Kugira ubwo buri wese ajya kunugisha mugenzi we ngo yamurengereye. Imbibi mubasha kuzipfa mwebwe, koko nta soni. Uko twayisanze niko tuzayisiga. Wenda tuzayisiga iriho ama etaje ntawe twasanzeho, ariko uko twayisanze iyi si, twaje nta kintu dufite, tuzagenda nta kintu n'ubundi dufite. Ujye ubyitegura, erega tuzapfa. Ujye ubyibuka mbese iteka ryose ujye wibuka ko tuzapfa. Iyi si ntabwo tuzayibaho ibihe byose. Hari imyaka data yagennye tuzamara kuri iyi si. Hari imyaka data yagennye tuzabaho kuri iyi si. Ntabwo iyi si tuzayibaho imyaka n'imyaka. Oya, iyi si tuzayimukaho. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo iyi si tuzayivaho tujye gutura hataba amarira. Undi aravuga ngo tuzimuka mu isi twigira iwacu, aheza twubakiwe, aheza. Satani aradushaka turiho ko hano ku isi ariho heza, ariko hari ahandi tuzaba heza kurusha ahangaha. Ahataba amarira, hataba intambara,
hataba umwiryane, hataba kunegurana, hataba kuvugana, mbese aho niho twe tuzibera ibudapfa, aho tuzabayo uko byagenda kose. Ujye uhora ubyiteguye ko tuzataha kandi ntahandi tuzanyura uretse mu rupfu. Rero nubwo ujya kwifuza ko mugenzi wawe apfa kugira ngo utunge ibyo atunze, ujye wibuka ko nawe ejo uzapfa bakifuza ibyo uzaba utunze. Kuko ibyo umwifuriza, ibyo wifuriza umuturanyi wawe, ibyo wifuriza umuvandimwe wawe, ibyo wifuriza umugenzi wawe, ibyo wifuriza inshuti yawe, uko byagenda kose bizakugarukaho. Uko byagenda kose uzabona ingaruka z'ibyo umwifuriza. Numwifuriza ibyiza uzabona ingaruka z'ibyiza, numwifuriza ibibi uzabona ingaruka z'ibibi. Jambo Imana yabwiye Gahene, yaramubwiye ngo nukora ibyiza ntuzemerwa, iyo ukoze ibyiza iteka ryose uremerwa. Kandi ntugashime ko abantu ari bakwemera, ujye ukora ibyiza kugira ngo ijuru rikwemere. Iyo ijuru ryakwemeye rikwemeza n'abantu batuye isi. Ijuru ryakwemeye rikwemeza n'abo muvukana, n'abo muturanye, n'abo mugendana, n'inshuti zawe, n'abatashakaga ko mwavugana barakuvugisha kubera ko ijuru ryabyemeye. Rero bana neza n'abantu, ntacyo dupfa, ujye ubyibuka, ntacyo dupfa njye nawe. Imana ishimwe cyane. Imana dushyize ku isi njye nawe kugira ngo tubeho, dufashanye, dukundane, tugenderanirane. None aho naca wahacisha umuriro, aho waca nahakisha umuriro. Turafiki. Imana dushyize ku isi kugira ngo twunganirane, njye nawe mu bitekerezo, twunganirane, duturane, dutabarane. Nugira ikibazo ngufashe, ningira ikibazo mfashe. Ariko se niko bimeze? Inzangano zaratwishe isi, amashyari yaratwishe. Urabona umuntu ateye imbere ho gato, intambwe imwe ateye atari n'ebyiri, ukumva ko atatera iya gatatu, ukumva ko wamwifuriza kutabaho. Turafiki. Iyi si ntabwo ari iyacu, ujye ubyibuka. Iyi si ntabwo ari iyacu, tuzayivaho haza abandi. Iyi generasiyo yose izavaho haza indi generasiyo. Iyi si tuzayimukaho, ujye ubyibuka. Uyu mubiri uyu twiratana, uyu uzabura uveho. Njye mbona abantu birata ku bandi, birata umubiri, ngo urabyibushye, ngo ngenda nanutse, ngo ngewe ndananutse nkabyirata, ngo urabyibushye. Kubyibuha kunanuka ni iki? Ubu ni ubutaka, ubu ni ubutaka buzabora, buzanuka. Igifite icyo kimaze ni uyu mwuka duhumeka Imana yaduhaye kuko icyo nicyo gifite icyo kimaze. Turafiki. Umwuka Imana yaduhaye ku buntu, tutaguze, duhumeka tutishyuye, niwe ufite akamaro, niwe ufite icyo umaze. Naho twebwe turi ubusa, turi umukungugu uyu nguyu, tubumbye mu butaka. Niyo mpamvu uyu mwuka tuvuyemo gato gusa Imana yaduhaye duhita tunuka iteka ryose. Ntukabure kujya ubyibuka. Niyo mpamvu iyo umwuka utuvuyemo gatoya dutangira kunukira abasigaye, bagatangira kwifata ku mazuru. Bamwe batwemeraga, bamwe badukomeraga amashyi, bamwe batwizeraga, bamwe badufataga nk'iki baraduhunga. None turafiki. Mwene data, ntacyo twakakwiye gupfa kuri iyi si. Ngwino dufashanye, ngwino dukundane, ngwino twongere dusubukura imibanire, ngwino twongere dusubukura imibereho, dufashanye. Uragira ubutunzi ukabwihererana wenyine, ukumva ko iyo business rero wayikora wenyine, ukajya ukura wishyira, ukumva ko uwo muturanye ntacyo yabasha kubona, ukumva ko iyo nshuti yawe ntacyo yabasha kubona, utamurangira n'akazi ukora, wenda ngo abashe kugakora, utamwereka inzira wanyuzemo kugira ngo nabashe kwinyuramo abeho. Ahubwo numva ko yananyuzemo wumve wayisiba. Turafiki niki dupfa kugeza ubwo wumva ko ari wowe wakora business wenyine zikwinjiriza, inshuti yawe ikagira iry'ubusa, wowe ibindi uri kubimena. Ukajya ko ari wowe babarira mu mamiliyari n'amamiliyari, mwene so, inshuti yawe, umuvandimwe wawe, uwo mwakuranye, akaba nta kintu yabasha gucira mu mufuko we. Uzabijyana he? Kuzabisiga ku isi? Ntiwamurangira inzira wanyuzemo kugira ngo nawe ayinyuremo, ahubwo kugira ngo ayinyuremo uremera ukayifunga. Turafiki. Niki dupfa? Kubyirundanyiriza wenyine birakumarira iki? Gusanga umuntu umwe afite akazi hafi 3-4 akora, atabasha kurangira mugenzi we ngo ngwino hano hari akazi. Koko atabasha kumurangira ngo ngwino hano ukore kano kazi, nawe ujye ubona ko ugira ko wabona umugati w'abana, ukemera ugakora wenyine. Iyo ni imibereho. Turafiki. Iyi si mwamenye ko tuzayivaho
ko kuba ku isi ari ugufashanya. Kuba ku isi ni ugufashanya, ukamfata ukuboko nkagufata ukuboko, twese tukagenda tugashyika. Ariko wowe uramara gutambuka ahubwo ugakuraho ikiraro cyagombaga kunyambutsa nanjye ukagikuraho. Ko ni ubumuntu, ni ubunyamaswa. Turafike kumva ko utandangira akazi inzira wanyuzemo ngo nange nyinyuremo, ukumva ko wayifunga. Turafike waguha iby'isi wenyine, waguha iby'isi wenyine wabituma ukabivamo. Mu by'ukuri uwaguha isi kwituraho wenyine wayituraho, cyangwa nawe wakwiruka wasaba gupfa, wakwisabira gupfa. Impamvu ni uko ubona tuturanye, impamvu ubona nuko tukiri ku isi. Niyo mpamvu ubona gutunga iby'isi bikuryohera, ariko turamutse twebwe wanga tuyivuyeho, nawe wasaba kuyivaho udafite ubikuvanaho. Turafike. Nimba ufite akazi ndangira, nimba ufite imikorere mbwira, nimba araho wanyuze ukabona izi nzira zikunda mbwira nange nyinyuremo, ndebe ko byakunda, ndebe ko nabaho, ndebe ko nabona umugati. Ibyo kwikubira inzira mwenyine ntabwo ari byo. Abenshi inzira mwarazisibasibye abandi bari kunyuramo, kandi muri gutama musaza muvamo. Ntabwo wakwereka mugenzi wawe inzira anyuzemo ngo ntabashe kwinyuramo abeho. Mu by'ukuri nta soni kumva ko wamufashije ibindi byinshi birenze, kumva ko kuko nibyo ko wamugiriye neza, kuko byari bikwiriye. Nimuze twongere dukundane, iyi si yacu, nta soni. Nimuze twongere dushyire hamwe, iyi si ntabwo ari yacu. Tuzayivaho, dukwiriye kubana amahoro, dukwiriye kubana neza. Nimuze dukwiriye kongera kubana neza. Imana yatumye tubaho nge nawe kugira ngo tujye dufashanya. Dukwiriye kujya dufashanya. Ibyananiye ukabimfasha, ibyakunaniye nkabigufasha. Ngubwo umuntu, n'abantu twabaye inyamaswa. Nta soni. Ubugome no guzuye imitima yacu gusa, turafike ubundi. Nta soni. Nta soni. Nimuze twongere dushyire hamwe, tugarure urukundo, tugarure ubumuntu. Siko muzatuma isi irangira vuba. Imyaka yari kuzamara igabanuka kubera mwebwe. Abantu twabaye iki? Oya ntabwo byagakwiriye. Ubu nta bumuntu, aho nta bumuntu burimo. Abavandimwe barangana kugera ubwo bifuzanya gupfa. Abavandimwe bavindimwe bose ibere rimwe bakifuzanya gupfa. Ubu urafata umuhoro ukajya gutema so kubera isambu. Nta soni. Kubita mama wakubyaye kubera isambu wowe. Nta soni. Ukamwifuriza kutabaho, kudasaza neza kubera isambu. Nta soni wowe. Nta soni. Hafiki yarakubyaye, arakonsa, arakurera, urakuze. Kuki bifuza ko atabaho? Kubera iki? Ahubwo n'agasambu afite ugashaka kumwica kugira ngo kajyane. Kandi uracyafite imbaraga, ariko izi yazikoresheje kugira ngo ubeho. Murapfiki. Papa wakubyaye wowe, wakugaburiye kuva ukivuka, kwishyuriye amashuri, watumye ubaho, wagize uruhare mu kubaho kwawe. Urahangaruka mukubita wowe. Ntupfe isambu wowe, urahangaruka mukubita wowe. Wowe si wakubyaye, mama wakubyaye, urahangaruka mwibagirwa wowe. Yarakwigishije, agurisha isambu ye kugira ngo ubeho. Yigomwa byinshi ntiyarya, araratariye kugira ngo ubone ikaye wige ubu umuntu. Ariko wabaye umuntu waramwibagiwe. Ubwo ni ubumuntu koko. Ubwo ni ubumuntu. Ubwo ni ubumuntu koko. Nawe uricara mu bandi ukajya ko uri umugabo. Warakosheje nta bugabo bwawe, ujye wigaye. Nimba iwanyu baragurishije isambu bakakwishyurira, ukabona akazi, akaba ntacyo urabamarira, akaba acyambara bodaboda, papa wacyambara bodaboda, mama wacyambara bodaboda, ntabwo uri umugabo. Uzisubireho, uzirebe wigaye. Bakwishyuriye amashuri, barumuna bawe bicwa n'inzara, urabizi. Ariko ufite akazi ntiwabasha no kubarangira akazi. Uzigaye. No gusubira iwanyu kubasura, ntubasha no kubareba. Hano twabaye iki? Abantu dupfike. Ntibazi n'amakuru yawe, ntibazi n'imibereho yawe.
ahubwo wirirwa uryoshya n'abandi. Fata inshuti zawe zishyira muri iyo modoka, ujye umenya ko iyo modoka so wawe, papa wawe, mama wawe, barumuna bawe, bakuru bawe bayifiteho uruhare, kuko no batumye uyigura. Iyo kampani kukwizera ikagushyira muri iyo modoka, nuko wabariye bakicwa n'inzara kugira ngo ubeho wowe, kugira ngo bakugire uwo nguwo uri. Uzabyibuke usubire mu cyaro kubareba, uzabyibuke ujye kubashaka ubabwire ngo ubu ndiho ngana gutya, nsa gutya, nambaye amasura yanyu, kuko amasura yanyu mwarayishe, imibereho yanyu irapfa kugira ngo mbeho. Ndasubira kubashimira. Ushimire ababyeyi bawe, ushimire papa wawe, ushimire mama wawe, babigizemo uruhare kugira ngo use gutyo. Iyo sura ufite, genda urebe intoki zabo ukuntu zabaye, zaratemagurutse kubera kwicwa n'isuka, kugira ngo ubeho wowe, bakugire umuntu ubibagirwa. Nta bumuntu burimo uzigaye. N'agasambu bafite nako kabateraho barakugize umugabo. Uzisubireho. Abantu dukwiye kugarura ubumuntu, tukongera tukagarura ubumuntu. Ibihe byose dushigaje kuri iyi si, tugomba kugarura ubumuntu mu bantu, kuko bwarashize. Abantu dusigaye tumeze nk'inyamaswa, imitima yacu yabaye nk'inyamaswa koko. Reka ndakira, tuzasubira ubutaha. Ariko nukunda izi mpuguro, ukaba ukunda ibiganiro byacu, ntugende udakoze subscribe, gasharinga no ku bandi, kabagereho, bahinduke baba abantu nyabantu. Rwose niba ukeneye kutuvugisha, tuvugishe kuri 0782 377 857. Tuvugishe. Ariko dukwiye kugarura ubumuntu mu bantu. Abantu dukwiriye kugarura ubumuntu mu bantu, tukamenya ko isi atari yacu, ukamenya ko ibyo ukorera abantu nawe bazabigukorera, ibyo ukorera ababyeyi bawe nawe ejo warabyaye nibyo bazagukorera. Ukumva ko mama wawe mutabana mu nzu, nawe niko abana bazakwirukana, ntabwo muzabana mu nzu. Ujye ubyibuka, uwo ni umuvumo dukurura, uwo ni umuvumo wakuruye kandi uzawubona. Tugarure ubumuntu, duhindure imibereho. Nta soni. Uwo wumva ko mutabana ni murumuna wawe, nawe ni inzangano wanzanye mu rugo, ni inzangano wazanye mu muryango wanyu, nawe bazanga ko mubana. Abantu ubyara bazangana kuko nawe wanze abavandimwe bawe, ni umuvumo wazanye. Ariko twahindura tugaca karande, izo karande zigenda zitwomaho, tukazica mu izina rya Yesu. Abantu tukumva ko tugomba kugarura ubumuntu, tukagira umutima wa kimuntu, abantu tukabana amahoro. Twaremye n'Imana idushyira ku isi kugira ngo tubeho dufashanya mu mibereho yacu ya buri munsi. Ariko uwo witabaje nta gutabara, kandi afite icyagutabara. Ntabwo ari ubumuntu, ni ubunyamaswa. Nta soni. Ku buryo utabara ukabura ugutabara, abakagutabaye bahari Imana yarabaremye. Ntabwo ari ubumuntu, ubwo ni ubunyamaswa. Tugomba kujya dutabarana, tugomba kujya dufashanya, tugomba kumenya ko tubayeho kubera abandi. Kabiri, tukibuka ko iyi si atari iwacu. Gatatu, tukibuka ko uyu mubiri uzabora. Tukabyibuka. Nitubyibuka, tukibuka ko uyu mubiri uzabora, tuzabana amahoro, tuzabana neza, tuzashyira hamwe. Ndabashuje cyane kandi nabasezera, nagasubira. Kuri subscribe, numvika ikiganiro kikunogeye. Inshuti ya Bose TV. Murakoze cyane, mugire Imana n'amafaranga.